Amahoro y'Imana bane namwe mwe mutukurikiye kuri Mwenerekabu TV channel yacu ya YouTube. Nongeye kubasabira umugisha w'Imana mwe mukomeje kudushigikira, mukomeje kubana natwe. Nawe utarakanda subscribe tiye tubana ugidukurikira buri munsi. Hanyuma ukoreshe ya usangiza abandi ijambo ry'Imana, comment yawe nayo irakenewe, inyunganizi, ibitekerezo binyuranye. Imana iguha umugisha aho dukurikiye, Imana iguha umugisha aho uherereye, Imana iguha umugisha uyu mugoroba bitewe naho uri, Imana iguha umugisha iki gitondo bitewe naho uri, kandi Imana iguha umugisha gicamunsi bitewe naho uri. Imana nikumvire. Dusenge, dusenga ibisanzwe, twinjira mu ijambo ry'Imana, twatangira dusenga. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itabeshya, uri Imana itaryarya. Tuguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo ubane natwe ahantu turi. Twatuye imbaraga z'uburinzi kuri twebwe mu izina rya Yesu. Abantu bazadukurikirana ku ijambo ry'Imana bazafashwe n'iri jambo, abadukurikiye kandi iri jambo ribabera inkomezi mu mutima wabo. Nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, amaboko y'Imana akomeye ambeho cyane mu izina rya Yesu, amen. Nongeye nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice ni 28, umurongo turera ku murongo wenda wa 4, hanyuma tugere ku murongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa ibice ni 28, turera ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 6. Haravuze ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nkurura nubwo yari akize mu nyanja idaca urwakirera ntimukundira kubaho. 5, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icaba. 6, ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana, amen. Imana iguha umugisha aho dukurikiye. Tuganire ku ijambo rivuga ngo ba bandi bahindura amagambo bavuge ngo ni Imana. Ba bandi bakugiriye nabi bavuge ngo ni Imana. Ba bandi bavuze kutazatera imbere bihinduke bazavuge ngo ni Imana. Charlotte Costa Ebon. Ba bandi batifuza ko hari aho wagera, ndagira ngo bazavuge ngo ni Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ryakoze n'intumwa, igitabo cyanditswe n'uwitwa Dr. Luka. Uyu yacyandikiye mugenzi we Theophile. Ni ijambo ry'ikigiriki cyitwa Theophilos, ni amagambo ari Theo and Philos, bisobanura inshuti y'Imana. Uyu Dr. Luka muri buka bajyaga bakora imana z'ibigirwamana, bagakora bya Shera, bya Nyabingi, Ashtaroti n'ibindi bigirwamana, ngo ariko baza gukora n'ikindi gishushanyo cy'Imana itazwi. Bakora igicaniro, hanyuma ku gicaniro bandikaho icyapa, baravuga ngo iki ni igicaniro cy'Imana itamenwa. Imana ishimwe. Reka nkubwire, nubwo Imana yacu itagaragara ariko irahari. Imana ishimwe. Nubwo itaboneka ariko irahari. Tiwayibona mu isoko ariko irahari. Tiwayisanga muri gare iteze bisi ariko irahari. Tiwayisanga yagiye gushopinga ariko irahari. Baravuga ngo iki ni igicaniro cy'Imana itamenwa. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Bisobanuye ko nubwo itaboneka utayisanga mu iduka, elapiko, haleluya, ariko Imana yacu irahari. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo uyu mugabo witwa Luka, cyangwa se uyu yandikira Theophile, aramubwira ngo ntakongere kujya akubita ubwoko bw'Imana. Uyu Theophile yari guverineri w'i Roma, yagatoteza ubwoko bw'Imana, yakumva ahantu basenze
akabafunga, yakumva ahantu abantu bari mu masengesho akabagirira nabi. Hanyuma uyu Luka dogiteri ngo ashakora ubushakashatsi bw'Imana bavuze itamenwa itagaragara, nk'umunyabwenge ngo akora ubushakashatsi bw'Imana itaboneka itagaragara ariko bavuze ko ihari. Nubwo batazi aho ibi ariko bazi ko ihari, kuko baravuze ngo ni icy'Imana itamenwa. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Dr. Luka ajya ahantu basenga mu byumba, ajya i Roma kwa Priskila, hatangiye icyumba cya mbere, hatangiye itorero rya mbere, ngo yagera mu masengesho agasanga umuntu wambaye nabi ugaragara nabi ari kuvuga ngo mwumve uko Uwiteka avuganye nawe. Ngo yagera mu cyumba cy'amasengesho akavuga atangiye kwicara ngakumva umuntu w'umukecuru aravuze ngo umva mwana wanje ndi Uwiteka Imana yawe. Ngo akomeza kugenda akora ubushakashatsi bw'iyo Mana ivuga ngo urakize ugakira, uzabyara utabyara ukabyara, uzagira inzu ntayo ukayigira, uziga byaranze ukiga, nzaguha urugo uri imfubyi Imana ikakwagura. Ndashima yo kabya, ndashimira Imana igivuga kandi imvugo y'Imana ni ihame. Ndashimira Imana ubunyumva. Ndagira ngo tubane muri iri jambo abantu bazahindura amagambo, bazavuge ngo noneho wa muntu ni Imana. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo Luka amaze kumenya ko ari Imana koko, yandikira Teofile aramubwira ngo reka abantu b'Imana namenye amakuru ko iyo basenga nubwo itagaragara ariko irahari, nubwo itaboneka ariko irahari, nubwo elastica before ida ariko irahari. Hanyuma ahangaha igitabo cyakozwe n'intumwa mu bice ngira ngo bibiri y'ibyakozwe n'intumwa, birivuga ko hari mu gihe cya Pentecote, umunsi wa Pentecote wari usohoye. Birivuga ko aribwo Yesu yari agiye kuja mu ijuru, umwuka wera amanukira intumwa. Hanyuma Yesu ngo amaze kuzuka, murabizi bamaze kumuherekeza, Yesu amaze kugenda, muzi ko yababwiye ngo ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umufasha azabana namwe. Arababwira ngo azajya yenda ku bya Data abibamenyesha bitari byaba. Bibiliya avuga ngo aba bagabo bavuye guherekeza Yesu bose ngo bagiye mu cyumba kimwe i Yerusalemu, ngo bajya mu nzu bari bicayemo, niko havuga. Imana ishimwe. Ngo batangira kuganira ijambo ry'Imana, uko Yesu babanye, uko Yesu agiye, uburyo babonye urupfu rwe, uburyo yazutse. Ngo bari kuvugana ayo magambo, ngo umwuka wera uva mu ijuru. Biravuga ngo ni umuriri w'umwuka wera uva mu ijuru batunguye. Ngo bose buzura umwuka wera bavuga mu ndimi nshya. Ngo hafi aho ngaho hari abagabo b'abapagani, ngo baza bahuruye baje kureba ibyabaye. Barakomanga baravuga ngo ese aba bagabo ntibasaze? Aba bagabo basaze bari kuvuga mu ndimi z'iwacu za kavukire. Aba bagabo ngo barabasuhuke. Biravuga ngo Petero wabo ndi wihakanaga Yesu ngo arasohoka arababwira ngo bagabo bene Data, ntabwo twasinze, ubu ni isaha 9, ubu ni isaha 3. Bisobanuye ngo utubari bari badufungura saa 9, none ubu ngubu ni isaha 3, ntabwo twasinze. Ahubwo baravuga ngo nkuko byahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Abasaza bazarota, abakecuru yuko, abasore n'inkumi bazahanura. Bibiliya iravuga ngo arababwira ngo niko byagenze, twahawe wa mwuka wera, twasinze. Ngo ako kanya hihana abantu 3,000. Imana ishimwe. Umva amakuru. Imbaraga z'umwuka wera bavanye mu masengesho. Uwitwa Petero, Yakobo na Yohana ngo bajya gusenga muri gatatu aho ngaho mu byakozwe n'intumwa. Ngo bagera ku irembo ryitwa Ryiza hafi y'urusengero, ngo bahasanga ikirema. Uyu muhungu yari amaze igihe kirekire cyane amugaye. Amavuta bavanye mu rusengero, ndagira ngo Imana ikumpera amavuta. Mama, Imana iguha amavuta. Ditasika papa, Imana niguha amavuta. Mushikiwa, Imana niguha amavuta. Mukuru wanje, Imana niguha amavuta. Telostikas, Imana iguha ibihe byiza muri wowe, ubigendane,
ubyirirwane, ubyambarane, ubiryame rasika. Wowe ndeba, wowe dukurikiye, Imana iguha amavuta mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo amavuta bavanye mu rusengero, wa mwuka wera wabajeho, ngo bahasanga ikirema cyari kimenyereye gusabiriza gusa, ngo bakitegereje basanga bakwiriye kugiha ibizatuma nabo nacyo giha abandi. Ndagira ngo Imana iguhe ibizatuma nawe uha abandi ku izina rya Yesu. Kandi ukumve neza Imana iguhe ibizatuma nawe ubasha guha abandi. No, nyumva neza, narivuze ngo Imana iguhe ibizatuma nawe ubasha guha abandi. Elastika, Imana iguhe inzu uzabasha gucumbikira abandi, nawe baragucumbikiye. Salopiko sta ene fogre edonestance. No, Imana iguhe ibiryo nawe uzagaburira abandi, ko nawe barakugaburiye. Charlotte. No, Imana iguha imyambaro nawe uzambika abandi, ko nawe barakwanditse. No, Imana iguha amafaranga nawe uzaha abandi, uko nawe baraguhaye. Ngo basanga bakwiriye kumuha ikizatuma abasha guha abandi. Hari igihe umuntu aguha igihumbi akakuvuga kandi ntaje kirakuma. Ndagira ngo Imana iguhe ibizatuma ubasha guha abandi. Elastakopiko. Unyumve, akira ubuhanuzi bwawe, akira ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwakire. Imana iguhe ibizatuma nawe ubasha guha abandi. Tekosika, unyumva, niwakira ubuhanuzi. Imana iguhaye ibizatuma nawe ubasha guha abandi mu izina rya Yesu. Ndabikwaturaho kandi nubyakire. Imana iguhe nawe detasika ibizatuma ubasha guha abandi. Birivuga iki? Biravuga ngo babwira ikirema ngo uturebe, ifeza n'izahabu ntazo dufite, uzivaneho umutima. Ariko bavuze ijambo nakunze, baravuga ngo turaguha icyo dufite mu izina rya Yesu, turakiguha. Nta mafaranga tuguha, nta note, nta biceri, ariko hari icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Kakubwira iri jambo, nusaba umuntu ugasanga ibyo kumusaba ntabyo afite, uzareka guha ibyo afite, ibyo bizakugirira akamaro cyane. Nusaba umuntu ugasanga ibyo umusabye ntabyo afite, uzareka guha ibyo afite, bizakugirira akamaro cyane. Nihute nsenge, mu bice bine by'ibyakozwe n'intumwa, ngo barabafasha abagabo bamaze gukiza ikirema barabafunga. Bamaze gukiza ikirema barabafunga, mu gitondo bajya kubacira urubanza ku karubanda. Naratangaye cyane. Barababwiye ngo n'imbaraga ki, ni irihe zina ryabateye gukora biriya? Umva ijambo basubije. Tega amatwi uryumve. Haleluya. Ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Umva ijambo basubije. Barasubije ngo wa wundi mwishe mukamubamba, niba uduteye gukora ibi byose mureba, wa wundi mwishe mukamubamba. Akosika edon, wa wundi mwishe mukamubamba, niba uduteye gukora ibi byose mureba, wa wundi watugaburiye, niba uduteye gukora ibi byose mureba, wa wundi wabagize abagabo, wa wundi wabagize abagore, wa wundi wabahaye abana, wa wundi wakwimanye, wa wundi wagufanye muri gereza, wa wundi niba uduteye gukora byose mureba. Umva abagabo, ukeneye guhamya Imana wamenye, ukeneye guhamya Imana wakurikiye, ukeneye guhamya Imana wiringiye. Mama, ukeneye guhamya. Baravuga ngo niyo mwadufunga, barabaje ngo ni irihe zina, ni irihe zina, n'imbaraga ki zabateye gukora ibingibi ku munsi w'isabato? Baravuga ngo no, muceceke, wa wundi mwishe mukamubamba, umwe mutahaye agaciro, umwe mwa elastika before. Biravuga ngo estopini egrere, tumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratanjwe rihinduka rikomeza imfuruka. Nemesta ponimo. Baravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba, ni uduteye gukora ibingibi mureba. Nimpesenge uce bitanu niho havuzwe ijyana na Safira, muzi ko babesha umwuka wera. Hanyuma mu bice bitandatu nibwo bimitse abadiyakoni ba mbere,
nibwo bimbitse abadiyakoni ba mbere. Mu bice 7 Stefano muzi ko yarenganirwa ariregura. Hanyuma mu bice 8 nibwo abakristo barenganyirwa nanone kandi baratatana. Nagambiriye cyane kuvuga mu bice 9 Yesu abonekera Sawuli mu nzira ajya i Damasiko. None nagambiriye cyane mu bice 9. Uyu Sawuli nyirasenga Imana muramuzi ko Sawuli ari wahindutse Paulo, kandi Sawuli yari umuntu w'umwicanyi njyaga yanga abantu nawe b'Imana. Umva gashaka habaye rimwe baramubwira ati rero bajya gufata abantu bavanye mu butayu za Kanyarira, za Prayer Mountain n'ahandi, ariko uyu munsi bakwizaniye basengeye i Damasiko. Sawuli ngo asinyisha inzandiko vuba vuba baragenda. Ngo ageze mu nzira igitangaza cabaye. Haleluya, ndagukunda Yesu jotene. Ngo marayika w'Imana bahurira mu nzira agiye i Damasiko. Kandi mwumve i Damasiko bari gusenga, Imana iri kuvugana nabo kwizabagirira neza, kwibarinze isanduku, kwibarinze gereza, kwibarinze bifungo the people for nawe mu nzira ngo agiye kubicama. Ubwo se bizakunda? Ndagira ngo ntangaze ko Satani yarwana atarwana hari ikimana yakuvuzeho, kandi ikimana yavuze kizasohora. Imigambi y'umugome ntabwo izahama. Sawuli mu nzira agiye kubica, agiye kubafunga, ariko Imana iri kuvuga ngo mbarinze gereza, mbarinze igifungo. Umva neza, ni kwa kundi umwanza guhiga mu gitondo ukisanga uri muzima. Ni cya kindi Imana yakuvuzeho kiguproteja, nicyo kikurinda. Ndagira ngo Imana yakuvuzeho la pikoska ubwo yaravuze ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihana turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Ntiyaryama twashira. Sawuli ngo ageze mu nzira marayika y'Imana aramucakira ngo amukanda ijisho, ararikanda. Sawuli turinde wundenga, aturinde ngo gukurikire. Ati nduwiteka urenganya, ngo amukanda ijisho. Ndagira ngo ibyakurebye nabi byose Uwiteka bikanda amaso, ibyagukangaye Uwiteka bikanda amaso, ibintu byazisi bikureba nabi mu kwezi kw'icumi kwinjiye mu kw'icumi na kumwe uku kwezi Imana bikanda amaso. La pikosi edon ibya edofiska ibimaze iminsi bikurwanya Imana ibikanda amaso, ibyanze kurangira Imana ibikanda amaso. Imana ni ibikanda amaso, ibimeze nka Sawuli kuzo bwawe Imana ibikanda amaso. Ubwo bukene Imana ibukandagire, ubwo bukode Imana ibukandagire. Talasika ebefosi eshadror ibintu byakurebye nabi Imana ibikanda amaso. Ukwezi kwa 11 Imana ibikanda amaso. Epikosika Imana yawe nkubwire ngo bagiye guhindura amagambo, niko Imana yavuze. Sawuli ngo agwa hasi yubamye, niko Bibiliya ivuga. Amara iminsi 3 atumva atarya atanywa, arangije arihana. Aho yaragiye kwica abantu basigana amashimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikuremera ishimwe. Mu mwanya w'urupfu Imana ikuremera ishimwe. Mu mwanya wo kumwara Imana ikuremera ishimwe. Mu mwanya wo kurengana Imana irakurenganuye. Mu mwanya w'agahinda Imana iguhaye ubuzima. La topiko sifo na egrere Imana igutabare. Hanyuma uyu Sawuli ningute nsenge amaze gukizwa ahinduka Paulo, atangira aganira ijambo ry'Imana, ababwira ubutumwa bwiza. Yewe rimwe na rimwe ngo bakamufata bakamufunga, ubundi bakamurekura, bakamurega mu rukiko akabatsinda. Hanyuma aho twasomye muri 28 hamwe twasomye ngo byari bimaze kurandana. Sibabwiye ukuntu yagiye mu rubanza, abantu bagambiriye kumwica, ngo inama bakoze yo kumwica, akaboneka n'umwishwa wa Paulo akaboneka muri iyo nama. Umwishwa we akajya gutangaza amakuru akamurokora. Kangambira aho twasomye mu 28 cyane kuri 6 haravuga ngo babandi bamara umwanya munini bakibitegereje ko yapfa byimbiwe, ko yapfa kindutse, barabibura, babonye bitabaye,
ngo wa mugabo ni imana. Ndagira ngo abantu bazahindure, bazavuge ngo urya mugore ni imana. Ndagira ngo abantu bazahindure, bazavuge ngo wa mugabo yasenze imana. Ndagira ngo abantu bazahindure, elapikosika, bazavuge ngo urya mukobwa yasenze imana. Ndagira ngo bazahindure, bazavuge ngo wa elashadrere yasenze imana. Ni ntenge Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo bagiye kumurega, bagihitana mu Butaliyani, agiye mu rukiko, ngo bageze mu bwato arasinzira, ngabona inzira aho bari kujya iyo bajya ngo harimo intaza mu bwato. Arababwira ngo bene data, iyo turi kujya mbonye intaza yakubise ubwato burasandagurika, ariko twebwe turi mu bwato ntabwo twapfuye, twakize, twageze iyo tuja. Bibiliya ivuga iki? Ngo bageze imbere bahura n'intaza mu bwato cyangwa se ikibuye, ngo gikubita ubwato burasandagurika, ngo umuntu wese wari mu bwato, Imana ishimwe, ngo agafata ikimanyu cy'ubwato akacambukiraho. Umuntu wese uri mu bwato agafata ikimanyu cy'ubwato akacambukiraho. Amasaka yaraguye mu bwato, amasafuriya mu bwato, ayo bari bagiye mu isoko, ngo ariko abari mu bwato bose, sifa kwa Mungu, bose barakize. Nasikadore, ngo umuntu wese akambukira ku kimanyu cy'ubwato. Iki kimanyu cy'ubwato gisobanuye ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, niryo rizakwambutsa, niryo rizakurinda. Niyo mpamvu irabwira ngo mwana wanje, kuvanye nk'urupfu nta yindi mpamvu, aba ari ijambo Imana yavuze, aba ari ikimanyu cy'ubwato. Ndagira ngo Imana iguhe ikimanyu wambukireho nawe urokoke. Bose ngo barokoka inyanja bagera hakurya. Ngo bamaze gukira, ngo hari mu gihe cy'imbeho, ufite ikote yifubika, Paul ngo atasha umuganda w'inka atangiye gucana, ngo hazamukamo igikururuka ngo kiguma ku bikonjo. Baravuga ngo ntibira wa mugabo niho twasomye, wa mugabo no mwicanyi idacu rwakira ntimukundira kubaho. Ngo bamara umwanya munini babitegereje ko yapfa akindutse, baraheba. Ko yabyimbirwa, baraheba. Ko yagira gute, baraheba. Ngo babonye bitabaye, baravuga ngo wa muntu burya ni imana, burya wa muntu asenga imana, burya wa muntu akorera imana, burya wa muntu ni imana abana nayo, burya wa muntu ibyo abana nabyo, ibyo avuga ni imana. Ngo bamaze umwanya munini cyane babitegereje ko yamwara, ko yapfa akindutse, ko yabyimbirwa, nkuko amaze igihe cyane bagutegereje ko wasenya, ko rwasenyuka, ko batashira munara. Ariko bamaze umwanya munini babitegereje, babonye bitabaye, baravuga ngo wa muntu asenga imana, akira ijambo ry'Imana, akira ijambo ry'Imana. Kadusenge. Bamaze igihe cyane bagutegereje ko kuzamwara, bari bazi kuzakorwa n'isoni, bari bazi kuzata agaciro, ariko birahindutse. Hano pikosika, wa mugabo yaravuze ngo yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Kadusenge. Bamaze igihe bagutegereje ko wamwara, ariko ntibikibaye. Imana ikasorinza uwo muhango mubi. Bari bazi ko ugiye gupfusha, Imana ikasorinza uwo muhango mubi. Bagize ngo ntuzabyara, Imana ikasorinza uwo muhango mubi. Bamaze umwanya munini bategereje, none bagiye guhindura bavuye ngo ni Imana, wa muntu ni Imana. Imana iguha umugisha, akira ijambo ry'Imana. Kadusenge. Ndagira ngo iri jambo uryumve, uryuze, hanyuma wumve icyo Imana ivuze muri iri jambo. Ushira umutima hamwe, ntabwo uzamwara kuko babigambiriye, ntabwo uzaseba kuko babigambiriye. Imana iri kumwe nawe, Imana iracyakubaka, Imana iracyakurinze. Elatokista, Imana yavuze ngo mubwire ngo bagiye guhindura amagambo, mama, papa, sister, bagiye guhindura amagambo. Nawe uzagira ijambo, nawe uzaheka, nawe uzabyara, nawe uzagira urugo, nawe uzatunga, mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye Mana, ushimiye kuri Imana y'amahoro. Nge n'abankurikiye kuri Mwenere Kabu TV, kuri icano, ndagira ngo elastika bifose, umuntu wese bamaze igihe kirekire batumbiriye babona ko agiye kumwara, ubihindure. Bazavuge ngo ni Imana, bazavuge ngo basenze Imana, bazavuge ngo yasenze Imana, bazavuge ngo yabanye n'Imana, bazavuge ngo yakurikiye Imana.
Charlotte kosika difosi enemegrere, bazavuge ngo ni Imana, bazavuge ngo ni Imana, mama bazavuge ngo ni Imana. Izerera muri iryo jambo umenye ko Imana ibihinduye. Twasomye ngo babandi kuri gatandatu bamara umwanya munini babitegereje ko yapfa kindutse, barabibura, ko yabyimbirwa barabibura, babonye bitabaye barahindura baravuga ngo wa muntu burya asenga Imana, burya ni Imana, burya ni Imana. Izere Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha.